ntago nizera Imana cyangwa Satani ko bibaho. Waba wavukiye muri famiye ikijijwe cyangwa famiye yawe yari abateiste? Ntago byashobokaga kubaho udafite umugore. Ntago yari umukobwa ko. Nawe yari afite famiye. Ubuzima bwanjye rero bwatangira aho ngaho. Niho nibuka. Niho nibuka. Kigali Updates TV, your all day news. Bakunzi ba Kigali Update TV all day news, mumeze mute nizereza ko mumeze neza kandi mumeje kugererwa na gahunda Kigali Update TV ibigenda ibategurira. Tubazana amakuru menshi agiye atandukanye, ibyamamare, abantu ku giti cyabo mu buzima busanzwe babayemo, tugiye tubakira abantu bafite ubuhamya, abantu bafite impano zitandukanye, byose pfa gusa bifite icyo byahindura ku buri community nyarwanda ndetse n'andi wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Aho ngaho rwose Kigali Update TV bigomba kukugeraho. Nkuko murira kuri screen zanyu turi kumwe n'umusore atari mutoya kandi ufite ibigango nubwo atari byinshi cyane, ariko ni umusore ufite ubuhamya bukomeye cyane. Ni umusore ufite ibintu byinshi cyane akeneye kubwira abanyarwanda, kandi nubwo tuba tubayeho mu buzima, twese tuba mu buzima bumwe, hari ababishimye, hari abababaye, ariko biri kose icyo dushaka tugomba gurizaho no gushima Imana yo iba yatumye twongera guhura tugihumeka umwuka w'abazima. Uyu musore twahimbye izina rya John, niwe tugiye kuganira kubw'impamvu z'umutekano we bwite, muri buze bitewe n'ibyo muri buze kuma mu kintu tuvuze kugirana. Twahisemo kuba twaganira nawe, twamusuye tugiye kumuganiriza, dusangize byinshi ku buzima bwe bwite bugoye, muri buze kuza kumva. Namwe igisigaye cyo wowe na mwumva icyo mwakongera maze kuzabitanga muri comment. Reka tujye tumuha ikaze ku kiganiro Kigali Update TV. Murakoze cyane. Okay. Murakoze kunyakira. Ndabyishimiye. Uyu niwe John tugiye kuganira rero, twamaze kumuha ikaze, reka twinjira mu kiganiro. Se John, uri muntu ki, wavukiye hehe, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 29, nzuzuza 30 ejo bundi. Kuko ndagutumiye cyangwa uzankore birthday party, no? Ndi umwateiste. Ateiste yageze ukoresha nyine bazaye. Okay. Ntago nizera Imana cyangwa Satani ko bibaho. Ndi umwakiteri. Ndi kugerageza labels nishyiraho kugira ngo ngire gisobanura uwo ndiwe. Nkunda kugenda, nkunda gusoma, nkunda kumva umuziki, nkunda kureba filime. Sibyo la? Ibindi ni story. Tugiye kuri umwateiste. Abateiste wenda n'abantu bakunda ko wenda mu Rwanda muri rusange abantu bakunze kugaragara cyane, tukunda kubyumva mu mico y'abantu b'Iburayi cyangwa se muri izo nce z'uburengerazuba bw'isi. Ku umwateiste ibyo bintu ni ibintu ukura hehe, byaje bite, ibyo bintu byatangiye bite? Well, byatangiye gute? Niko navutse. Navuga ko ariko navutse, ariko mvuze ko ariko navutse naba mbeshya. Ndi kubera iki? Twese tuvuka turi ntacyo turi cyo. Turi nyine turi umuntu. Tugira identité bitewe na environnement n'ibyo duhitamo kwita byo n'ibiki. So kuvuga ngo niko navutse nabitewe na story y'ubuzima. Story yanjye y'ubuzima yatumye bavuga ntangira uburyo nagendaga mbona ubuzima, byatumye mvuga ni burya rero nta shobora kuba ibyo bavuga nta bibaho. Ikiza nuko ndaza kubivuga. Kuva ko yatewe na story y'ubuzima byatumye umwateiste cyangwa se umuhakanamana. Ubundi se ndadusuye inyuma tukiri kuri background yawe, hasanga twajya muri story muri rusange. Waba wavukiye muri famiye ikijijwe cyangwa famiye yawe yari abateiste? Papa wanjye ahubwo ari mu bakuru b'idini rikomeye cyane muri kino gihugu. Muri famiye isenga cyane rwose. Yagira ubaye sinzi babita pagani, babita abateiste cyane gusa, cyaba pagani bo bateiste mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda babita batemera Imana. Nibo pagani? Abapagani abakora ibyaha. Ariko pagani ni iki? Ni ijambo risobanura icyaro. Sinzano rero abantu bo mu Rwanda bakuye ngo uyu muntu umupagani cyangwa.
so babinyise navuga yo navukiye mu cyaro, I'm proud of that, ndabyishimiye. Ariko bavuze ngo umutemeramana, okay, yeah, that's right. none wemera iki mbutemera imana? Nemeye shitani, nashatse kuvuga ko naba nemeje ko Imana ibaho, ntabyo nemera byose. spirit yawe nyine nako spirit yawe nyine iri spirituel ni iyihe muri make yabise wemera iki muri rusange? Okay, religion na spirituality ni ibintu bibiri bitandukanye. Yeah. Ntago ndi umuhanga muri byo, kubera ko umuntu ahitamo bitewe n'icyo abona ko kimugirira akamaro. Aho naba ngiye kubwiriza kandi dufata ariyo ntego y'iki kiganiro, ntabwo ari ndiyo ntego y'ubuzima bwanjye kwa. none dushaka no kintu dushaka tujye kuganiraho cyane cyangwa dufate isano iri hagati yo kuba umutemeramana waravukiye muri famille ikishijwe. Dushaka tugerageze duhe iyo sano iri hagati yabo, ibyo bintu bihuriye he ibyo bintu? Okay, urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza. Reka nkibe imuzingo hajya niko bavuga. Okay, urakoze. Papa navutse ari papa na mama bajya kubana, bose bari Kristo bakomeye, bajya kubana. Imana ngo yabwiye papa ngo uzabana n'uriya muntu. Yeah. Guzabana n'uriya mukobwa. Yeah, kwerekwa cyangwa se guhanurirwa. Kubera ko yasengaga cyane, yarabibonaga n'abandi bantu bakaza kumubwira. Ukuntu papa yari ameze, yari umuntu ucisha make, umuntu udakomoka mu muryango ukize, umuntu ukomoka nyine mu muryango w'abahinzi, aborozi, abantu basanzwe kwa. Mama nawe yari uko, ariko yari umuntu wari warize, ari umukobwa nyine wa high class, mu rwego rwo hejuru ko navuga, ariko nawe usenga cyane. Nawe akaba yari afite isezerano cyangwa ihanuriro, sibizi ukuntu babivuga, ngo ryo gutaha ubwo ni ugupfa. Ahantu bihurira rero simbizi, byageze aho papa arayimubwira ati se bimeze gutya, mama nawe arimubwira ati rero mfite isezerano ryo kwigendera, niba ariko Imana yabiteganyije saba. So byarangiye babanye babanya igihe gitoya, nyuma y'imyaka ingahe, nkiri muto cyane, mama nyina warigendeye. Papa yaje gushaka undi mugore, umugore nawe ufite background y'ubuzima bwe, urumva, kubera ko yari umukuru w'itorero cyangwa se w'idini, ntabwo byashobokaga kubaho udafite umugore. So yahise ashaka byihuse, ashaka umugore ntabwo yari umukobwa kwa, nawe yari afite famille, ariko yabuze abantu be bose muri Genocide. Umugabo we n'abana bose yarabyaye, so barabana. Njyewe ndaho mwana mutoya nyine, byago byabaye ni nk'umwe n'igice, niba nibuka neza. Ubu ngubu mfite 29, urumva icyo gihe mfite nk'umwe n'igice. Navutse 92. Navutse 92, Genocide wa 94, mu byo mu kwa gatandatu niho navutse. Urumva nafite umwaka umwe n'igice. Okay. Ubuzima bwanjye rero bwatangira aho ngaho, niho nibuka. Yeah. Byibuka gute rero? Ubuzima mbere yo kubana na mama nkiri umwana, impamvu nkibyibuka mubanza ari uko ibintu byari bimaze guhinduka. Mbaye imfubyi kuri mama, papa araho ni umupasiteri, ntago ari umuntu uba mu rugo, ahise ashaka umugore nawe ufite histoire ye iri tragique. Yeah, iri tragic.
iteye ubwoba amaze kubura abantu we noneho bagiye kubaka umuryango nanone muri iyo chaos. Ubuzima bwari bugoye tu ya relationship nyine nanjye niho ndi kugera papa ntabwo yabaga mu rugo akenshi, ubwo step mother niwe habaga cyane. Ubuzima nabagamo nabonaga ibyo bigishaga, urumva mama pasiteri nawe yari umuntu uri ufunctiona cyane mu bintu by'idini, nibyo nabonaga ntago byaprovingaga ko ibyo bigisha bigaragaza Imana. Bamfataga nabaga naho nabi kwa reka mvuge gutyo, ntago bamfataga nk'umwana. Mu yandi magambo ibyo bigishaga ntago ari byo bakoraga. Niba barigishaga urukundo, niba barigishaga gufata neza, niba barigishaga kubana neza mu miryango, ntago ari byo bakoraga. Aho niho ntangirira mvuga nti, niho natangiye gutekereza nti wasanga ibyo bavuga bitabaho. Kuvuga ngo gufatwa nabi rero, ubundi umwana wese mutoya ku iyo myaka yawe ntabwo wagejeje igihe cy'ishuri, umwana wese aba agomba kurya, kugaburirwa, akahabwa icyo kunywa, akanaryamishwa cyangwa se akanakorerwa isuku. Kuvuga gufatwa nabi kuri uwo mwaka umwe cyangwa se ku myaka 2 ni ikihe kintu mbese utakorerwaga kikari kirimo korerwa umwana? Ntabwo mvuze yuko wenda batanyitagaho muri ubwo buryo, banyitagaho pe, barangaburiraga, bampaga iyo myambaro, nkajya ku ishuri, ariko guhozwa ku nkeke iki byanteraga intimba nyinshi. Rimwe na rimwe wenda n'ibyo biryo simbibone, ariko wenda abantu bo hanze ntibabimenye, cyangwa se wenda papa nawe ntabimenye, kubera ko no kumuvugisha ntabwo byabaga binyore. Hari igihe agenaga akamara nk'icyumweru, yanaza akaza nijoro akabyuka agenda gutyo arimo kubwiriza n'iki. Bivuze ngo ntabwo nigeze kugeza na n'ubu ntabwo nzi papa ni muntu ki, aracyahari ariho, ariko ntabwo nzi ngo ni muntu ki. None nihe mpamvu nyamukuru yatumaga udafatwa neza nk'abandi bana? Umugore watubwiye ko yari yapfushije abana bose muri Genocide, umuryango we wari warishwe. Yaraje nawe asanga nawe umwana w'imfubyi, nawe yapfushije mama we muri Genocide. None nihe mpamvu nyamukuru yatumaga udafatwa neza kandi uri mu muryango nyine ushobora kumbwira ko wari ufite icyo uvuze kandi wari ufite n'icyo ufite? Okay, igisubizo icyo navugaho kuri iki gihe, kuri iyi point uyu munsi nk'umuntu umaze gukura, navuga ko bose bifite ibibazo byabo, bari gufesinga trauma zabo. Papa yarabuze umugore we akunda, urumva step mother yaramaze kubura umuryango w'abantu barenga 5, umugabo we n'abana be. So kuvuga rero ngo kubera ko ngo bagiye gutyo, ntekereza ko batanakundanye, batabanye ko bakundana, urumva dawe urabyumva. Ikibazo cyabaye byari ibihe bikomeye igihugu cyari kirimo. Ndavuga ko kurenga sinavuga gute, byari ibihe bikomeye muri Genocide. So nyuma ya Genocide rero ntago keya umwana yari afite, like kudiringa na grief, buri wese yadiringaga nayo mu buryo bwe. Hari abigungaga, hari abagira gute. So abana bato babigendeyemo, bamwe babigendeyemo, kuko ikindi kintu cyatumye ngira n'agahinda cyane nuko mama apfa ntago babimbwiye. Nyine yaragiye gutyo bakambwira ngo yagiye muri mission y'akazi icyumweru cya mbere, ngira none uwo mugore ndumva yaraje nka nyuma, yaje vuba cyane tu, nta n'umwaka yaje vuba ako kanya, ndetse niko ntekereza. Batangiye kumbwira ngo niwe mama. Okay, n'uruhinja ntabwo bayoberwa mama warwo, nawe utarubwira.
rimwe rero nkakubitwa ngo ntago ndi kumuhamagara mama cyangwa se n'ibiki, ariko ntago namusuzuguraga nuko nge ibyo uburyo namubonaga n'ibyo nkoraga ntago byafitingaga role y'umumama. Icyo kinyoma rero bambeshye papa, reka mvuge papa, icyo kinyoma yambeshye gutyo ndumva yarabyatuye akabimbwira nta myaka 10 ishize, numva nari ndimo kurangiza secondaire, nta myaka 10 ishize ambwiye ati burya like avuze story kuri mama, avuze story iri related na mama wowe ambyaye, like the whole time they were pretending, ariko hanze urabyumva abaturanyi, abantu basengana mu idini rimwe mwemu n'inshuti urabyumva. Hari n'abakubwira ati noneho ahantu bikomera, umwana wa mbere wavutse urumva namurushaga imyaka nk'ingahe ni mikeya, atangira kumenya kuvuga kiri muto, yaravuga ngo barantoraguye. Imagine umwana nibwo arimo kumenya kuvuga, yansanze aho ngaho mu rugo agatangira kuvuga ngo barantoraguye. Ikinyoma n'uwo mwana nawe navugaga nti umuvandimwe wanjye niwe muntu nari niteze yuko twakonektingana tukaba inshuti, tukajya dukina n'ibiki. Amwe mu magambo ya mbere mu ntero za mbere yavugaga atangiye kumenya kuvuga, yaravugaga ati barantoraguye. So it was traumatic, like yeah. Noneho ku kibazo wari wabajije ati bihurira hehe, ntago mvuga ngo ntago nizera Imana kubera ibyo byambayeho cyangwa se kubera ibyo nabonaga. Hari izindi mpamvu nyinshi, ariko ntago nibaza iyo filozofi y'Imana ibwira umuntu tsaza rero ngo ugiye gupfa igakuramo yuko azasiga umwana, none ikabwira undi iviye ati buriya rero uzashaka uriya, akabizi yuko azapfa vuba. Yaramubwira ngo ni vuba, ariko ntago bari bazi, ntago bafite itariki, simbizi ku kalendari iyo Mana ukuntu ikora. So ayimubwiye arengaho still barabana. Is it a game? Like ni Imana irimo playing a game n'abantu, I don't know. Like it's like ntago mbizi tu. Ntago mbizi kubera ko yaba ari muri place yanjye nari kuvuga nti niba ukunda umwana wawe wamuha buri cyose, niba uzi kuzapfa ejo se, like uramutse ubizi like bigiseriye kuzapfa ejo, wakwemera kubyara umwana ukamusiga utamwitayeho, cyangwa se utavuze ati uyu muntu ndamugusigiye ndamugushinza mwiteho, like simbizi wenda wasanga barivuganye na mama tuzamwiteho n'ibiki, ariko I don't know. Anyway, reka twere tugende mu kiganiro cyane, utubwire ko wenda ko ndi kubyumva nyine numvishe ko bose bimwe mu byakubaye byatewe n'ingaruka n'undi za genocide yabaye, umva ko bose bari bafite ibibazo bitandukanye nk'uko bitusobanuriye. Ko stepmother wawe yari amaze kubura umuryango we wose n'abana biwe, papa wawe amaze kubura umugore we nyine yakundaga ari nawe mama wawe, ariko wenda sinzi muri ubwo buryo watuye kuba gusobanuriye ko utamenye n'igihe mama wawe yapfiriye, aho waje gusobanukirwa stories ziwe, baguye ko yapfuye gute, byagenze bite se, abamwishe mwabashe kubamenya? Yeah, byose ndabizi, ariko ntago mu rugo babizi ko mbizi. Ni story ikomeye cyane rero. Nkura nakuze nta nshuti n'imwe ngira, kuko ntago navaga mu rugo, ntago najyaga gukina n'abandi bana, no kwishuri nabaga nigunze, ko nibuka ko nigaga nabi kwa za primaire cyangwa ahandi, ntago mbyibuka. Noneho ngeze secondaire mu wa mbere no mu wa kabiri no mu wa gatatu, umuntu twabaye inshuti wa mbere ni umuhungu umwe twabaye inshuti, twarigananaga, yarazi imibare na physique cyane, ibindi byo ari gake,
ibindi byo mbyumva watabizi tugirana deal yuko nzamusobanurira ibindi byose nawe akansobanurira imibare na ntuzi tukajya tubikora noneho bigeze aho mu wa gatatu tugeze mu wa gatatu twegereje exam bisaba ko twajya twiga no muri weekend yaratuye hafi y'ishuri nigaga ntacyo gihe ariko njye nataga kure bwa mbere ntabwo nari nzi gusaba uruhushya mu rugo kuko ntari kujya heza gusura abandi bana ntabwo nzi ntabwo mbazi nta miryango n'icyo gihe ndabyibuka bambwiye abantu basigaye mu rugo bo kuri famille kuri kote ya famille ya mama nka za 2000 turuhari 2004 nari ndi mukuru cyane nzi ko nyine nari ndi muri babo nzi ni wambyaye cyane wambyaye se mama koko nuyu cyangwa se yaragiye wenda zanaza ndagura nari ntarizera yuko mama yapfuye kugeza kuri icyo gihe ariko anyways aho naganishaga rero nakandi kanari ngizemo ni story ndende uwo mwana bisaba yuko tuzatujya kwiga tuzatwigana no muri weekend ya mbere yitwe twarabaye inshuti twigana cyane weekend ya mbere yarambwiye ku gatandatu umwe uzagiza mu rugo uwundi nawe uze mu rugo hanyuma dusobanurirane twige weekend ya mbere aza mu rugo turiga weekend ikurikiye nagombaga kujya iwabo nsaba uruhushya mu rugo ndabwira rero examino iregereje hari umwana tugiye kwiga ati nuwa hehe mbabwira agace bambaza isi ntabwo muzi bambwira ntaturanye icyo gihe yaraturanye n'undi umuyobozi mukuru w'idini yari inshuti ya papa ariko ubu yarapfuye kwa babwiye ko atuye hafi y'uwo nguwo bahita bamumenya ndahita gusaba uruhushya step mother of course arangije yarambwiye ati uragiye ngo nawe bakwice se gutyo iyo ntero niko yavuze uragiye ngo nawe bakwica ati genda nawe bakwica kuko naratojwe kudasubiza umuntu naho n'abandi mu makosa nyaho wambeshyira nyine ndaceceka kwari guceceka ko niyo navugaga bavuga ngo ndasuzuguye cyangwa se simbizi ariko icyo gihe bwa mbere narabaje ngo uriya mugabo ise w'umwana uvuga ngo niwe wishe nyoko none ngo ugenda mubwira nti ibyo simbizi turigana tubuye genda bakuroge bakwica nyine tu ariko avuze gutyo yarambujije kwa ntanze ko ngiye nakwibuka uwo mwana ukuntu twigana guhera mu wa mbere turi inshuti ariko icyo gihe nabirenzeho nko kwa gatanu nyuma saa tanu twiga tugahita tugenda tukajya iwabo tukiga n'iki no umunsi wa mbere njyayo mama w'uwo mwana yarambonye yarampobeye ararira ariko mbitamenya ikiri kumuriza naravuze nahise ntekereza ko birimo gukonfaminga story step mother wanjye step mother kwa yambwiye ndavuga nta kibazo ariko byari byose kuba agize izo emotion nuko abizi atekereza ko ntabizi cyangwa nuko wenda se yicuza ibyabaye ariko ntago ari yari papa we nyine wabikoze papa we nawe twabaye n'inshuti tukajya mucaho nkamusuhuza yakoraga ahantu mu gasantere yari yafunguwe ariko yarafunguye bongera amusubiza yose zumbaza yari kesi y'abantu benshi cyane ariko ibyo bintu bya nyine byagiye bimbabaza kwa waje kubagana bakubwira uburyo bishemo mama wawe aho baje kumushyira mu biro mwaje kuwubona oya
ntago twigeze tubiganira kugeza n'ubu turangiza icyiciro cya mbere cy'amashuri ya segonderi ntabwo nongeye kubonana n'uwo muhungu kugeza n'uyu munsi, ntabwo twongeye kuvugana, simbizi icyo gihe nta telefone nagiraga, uretse ko ntabwo nigeze nsubirayo bitewe n'izindi circumstances zagiye ziba nyine zigatuma ntaba hafi y'aho ngaho twari dutuye, ko cycle supérieure nagiye kwiga mu yindi ntara y'uburasirazuba, kenshi niho no muri vacances hari igihe nazaga nkaba ndi nko muri Kigali, ariko ntabwo twabonanye processinga byarananiye nyine mpita biparika gutyo. ubu ngubu tuvugana ako nyine mama wawe waje kumenya aho yashyinguye cyangwa se uri ku rwibutso abarizwaho ujya kumusura uko igihe cyo kwibuka kigeze? Aho yarashyinguye nari mazi, kuko n'umunsi bamushyinguye ndawibuka, namaze icyumweru nirirwa ndi kumva aho bamushyinguye, bibwira abantu bakavuga ngo wari ukiri muto ngo ntabwo ubyibuka, ariko nababwira details zose bakavuga ati ntabwo bishoboka. Bamushyingura ndabyibuka, bamushyize no muri ya masanduku babikamo ibintu by'imyenda by'ibyuma binimare. Okay sorry. Twari dufite bibiri binini mu rugo, kimwe cyari cya mama, ikindi ari cyo dukoresha nka stock y'ibintu bishobora kwangirika nk'amafuni iki. Bafashe iya mama rero bayimushyizemo, urabona hari mu Genocide nyine, hari bw'igitangira ibintu bikomeye, kuko twabaga mu nzu z'ahantu ku rusengero, bamushyiramo abantu nka 30 baraje barangiza baramushyingura aho ngaho, baririmba n'indirimbo baririmbye ndazibuka. Bamushyizemo, ntabwo nabonye nyine umubiri we, ntabwo nawubonye, ariko bayimanura nayibonye barenzeho itaka, ndarira nti kubera iki murimo gutaba mare ya mama, ndarira. Sinzi niba narabivuze, niba nari nzi kuvuga icyo gihe, gusa nararize. Muri iyo minsi nk'ingahe nari maze aho ngaho, nahateye indimu. Iyo ndimu yareze, iyo bajyaga gusenga buri gihe narasohokaga nkahita njyayo kwiyicarirayo, ndabyibuka. Gusa ikibazo, urabona hari ukuntu leta nyine bafataga imibiri y'aba Genocide bakajyana ku nzibutso. Icyo gihe nari nigaga mu wa gatanu segonderi, byarabaye baza gukura umubiri wa mama aho ngaho bawujyana ku rwibutso nyine rw'akarere. Ikibazo ni uko batambwiye, ntabwo mbizi. Yarambwiye ngo banze nyine, papa yarambwiye ngo banze ngo kunkura ngo mu ishuri, ariko nabwo yahimbwiye nk'aho ari ibintu bidafite agaciro. Ampereza CD iriho amafoto ngo y'amagufa ye. Byari nko kongera kuzura ikisi, byari nko kongera kumwica kuri njyewe. Ni gute bafata umubiri we bakajya kuwukura ahantu bazi ko basi n'icyo gikorwa kuba nkiriyo byamfasha guprocessinga nka grievinga bikarangira, kugeza n'icyo gihe. Hari igihe nicaraga nka daydreaming, nkavuga nti maybe hari igihe nzaba ndi kugenda mu nzira nk'umumama mpagarika nsuze ambwira ati ni mama, at least nari kumenya ko za memory nari mfite, nabwiraga nk'umuntu runaka wenda se tutangiye kuvugana akambwira ati ntago ngo ni gute ubize, akabashoke. At least byari kumfasha ariko ntibabikoze. Navuye ku ishuri nyine
bararambuye ariko nyine twari twaranahavuye twarahimutse hari hashize nk'imyaka nk'icyenda tutakibaho ngaho. none babashe kugera kuri urwo rwibutso se wenda aho umubiri we baje kuwushyingura ukaba wenda ujya uhasura? Ndahaca n'ahantu ruri niho nize nyine cycle inférieure ariko idea y'urwibutso ngira intera ubwoba tu sites kujya ahantu byari kumfasha yaba ari njye wagiye nyine mu gikorwa cyo kumukura hariya nanjye nkamujyana aho ngaho, byari kumfasha guprocessinga. Kujyayo rero mba numva hari abantu benshi n'ubundi ntago nzi niba ari naho ari wenda basanga baramujyanye ahandi. Okay, sorry ariko nibyo natekereza. none nimba bashenda kuganira mbwiye ko hari stories zerekana mama wawe waje kubwirwa na papa wawe, bakubwira ko mama wawe yishwe ate, byagenze bite, mbese ku munsi wo kumwica byagenze bite, ko ari ukiri umwana nta kintu uzi, mbese bundi bamutandukanyije gute namwe ko mwari muri uwo muryango kugira ngo ajye kwicwa? Iyo nkuru ntabwo ari papa yimbwiye, ni abana b'abaturanyi babimbwiye, ariko biza kuba confirme n'umwe mu bakobwa babaga mu rugo, ndetse ntabwo bahabaga, urabona urugo rw'umukuru w'itorero runaka ruba rugiye nk'abashyitsi benshi, abantu baza bakaba bari nk'iminsi nk'itatu bari kubafasha n'ibiki, yari inshuti y'umuryango. Rimwe nza kumubaza, nayo muntu dusa nkaho twaganiye ibintu byinshi, nubwo ndagenda nusuragaho gatoya gato uko niyumva nyine juste kubera ko numvaga ibintu bindenga. Urabona iyo uri umwana ntago bitewe n'ubuzima wenda uburimo n'ibintu buri kubona, hari igihe uba wumva udatuje muri wo, ufite insécurité, ukavuga ati nimvuga iki biragenda gutya, urumva ko buri kintu cyose gifite ingaruka. Nza kumubaza nti ariko mama bamwishe gute, yapfuye gute, byagenze gute? Ndavuga nti ariko ntago namubaje gutyo nzi yuko ari buze kunsubiza kuko abantu bose numvaga ku isi bose ari ababeshyi. Ndavuga nti hari umuntu wambwiye yuko bamukubise ubuhiri mu mutwe inshuro nyinshi. Ndamubaza nibyo, aramaze ngo ibyo bintu babikuye he? Ndavuga nti ndabizi, mbwira wowe niba ari byo niba atari byo. Arambwira ati nibyo. Mbese muri make nuko ni nawe wanampungishije, ndumva ari nawe wampungije, wampetse nyine akampungisha, kuko baza mu rugo kudutera nyine twari turi mu rugo, hari mu gitondo, hari nijoro, ntabwo mbyibuka neza ibyo byose, ariko hari nka mu gitondo barakomanga, ntabwo mbyibuka nyine ni ama image mfite mu mutwe, sinzi niba ari yo cyangwa atari yo. Ntabwo bizi, cyose cyo nuko bamwica inyuma y'urugo gusa. Noneho njye ndibuka ndi nko ku mugongo turi kwiruka hepfo y'urugo tugenda. Ibindi ntabwo mbizi. Ndibuka niba papa yari ahari niba atarahari, ntabwo mbyibuka tu. Mama wawe se ubundi abavandimwe biwe yicwanywe n'abantu bangahe mu muryango wiwe? Famiye yose ni nkaho yashize, hasigaye abantu batatu nabo amenye nyine za 2004 2003 gutyo. Nko kwa mama bavugaga ari benshi, bavugaga ari 11 12. Abandi nabo bari barahunze, babiri bose bari barahunze, babiri bari barahunze muri Congo, bagarutse nyuma, undi umwe niwe wagumye mu Rwanda nyine yishisha gutyo. So hasigaye batatu. Wenda dusubiye inyuma ho gato y'ukuntu noneho muri izo story zose nyine
gakomeye cyane n'ayo mateka asa nk'agoranye mu kuntu mama wawe ni umubyeyi wawe ku byo wabasha kumenya wamenye ko wenda yagusize wenyine cyangwa wenda wari ufite n'undi murumuna wawe wenda nuko tugiye tuganira ku gihe n'ukuntu mwavutse. ni njye wari umwana wa mbere bamwishe atwite yari atwite ashigaje nk'ibyumweru nka 2 ngo abyare niko bambwiye. Imana yarabwiye ngo umukobwa sabnashwa hajya bya bintu bapima sinzi niyo tekinoloji yari iriho yo kumenya igitsina cy'umwana ariko icyonzi cyo nuko bamwisha atwite yenda kubyara ura nk'ibyumweru nka 2 niko bambwiye. Mama warapfuye mukadata wawe atangiye nyine nawe mukaso reka dukoresha gutya ariko ariko iyo tumvika neza ariko murabivanye kumva nyine nabayimo gusuzugura ukuntu ariko nta kibazo. Mukaso wawe mutangiye kubana mu buzima bwa papa wawe wenda ababyeyi rimwe na rimwe b'abagabo hari ukuntu bakunze gufata inshingano wenda z'abana bakazarira ababyeyi b'abamama none uko kuntu wahemukirwa cyangwa se utarubayeho neza muri ubwo buzima basize stories bagashaka kuba zamugeraho cyangwa wowe urabigumanaga gutyo ukabyihora ntibashe no gutambuka ngo bimugereho. Burya umwana ndi kuvuga ni debeye ku bwana bwanjye umwana afite ikisa afite ubwenge bwinshi ntekereza ko abarusha n'ubwenge umuntu mukuru mu buryo nyine bwo kwasesinga reka mvuge gute sara. Umwana ashobora kukureba ubabaye akabimenya kubabaye nawe waba urimo guseka urabyemera? Okay. Birashoboka. Urumva nyine akenshi ababyeyi ba mama nibo bari mu rugo cyane wakubitaho n'ibyo bibazo bya Genocide byabaye buri wese ntabwo arazi yaba niyajya nyine realite yari iriho. Ikintu cyankozeho cyane kigahindura n'ibintu byose ni ikinyoma cyo kumbwira ngo mama ni muka data undi imbere yanjye kandi atarigeza nyonsa. Icyo kinyoma nicyo cyatumye ntangira kugitekita n'ibindi binyoma byose cyangwa se kuko ntago nizeraga ibyo mbona wenda wasanga wenda harabaga n'utuntu duto wenda nkabibona nk'ibintu bikomeye cyangwa se bikaba byari bikomeye ariko ngiye nkaba mfite uburyo kinyi protege kugira ngo nyine ariko nawe urabyumva. Wenda mukaya muri story mu byo watubwiye ko uwo murumuna wawe ijambo rya mbere yagiye kuvuga ko bagutoraguye. Reka dusa nka tuzamuka noneho mu buzima bwanyu amaze utangira kumenya kuvuga noneho imibanire yawe n'uwo mwana noneho yatangiye kugenda ite ku ishuri mwarajyanaga byagendaga bite izo stories zawe noneho n'uwo mwana wenda tugane ku kice cyawe n'uwo murumuna wawe watangiye ijambo rya mbere amagambo ya mbere kuvuga ko watoraguwe mwatangiye kubana mutera nk'abantu muri mu rugo kandi mu bitwa ko nyine muri abo mubyeyi muri mikira abana bose. Kabubwiza ukuri igiti kigorwa kikiri gito niko baca umugani. Nta relationship nimwe mfite y'umuntu wo muri navuga wo muri famille navuga ngo ikwiriye iri deep no ntayo. Kubera iki somehow banumva ntarigeze ndenga icyo gihe ntago byari bimeze kimwe ntago twakuze kimwe. Kubera iki imirimo nakoze ntago yayikoraga ntago yayikoraga wenda ku mwaka umwe bakiri muto yakumugeze mu myaka 5 umwana wese ushobora yaje kuvuma ka igikoresho yagumisha n'akagishobora niyo imirimo ushatse kuvuga ko agatakora n'imwe imirimo yo mu rugo yose gutyo imirimo yose yo mu rugo wenda yayikoraga rimwe na rimwe abishatse ariko no blame ntago bamublamingaga
ariko ikintu cyose barakimbazaga ngewe twabaga dufite abakozi babiri cyangwa batatu mu rugo ariko ikintu cyapfa bakaza bakaba ngiye babibaza bakanankubita urumva iyo uri umwana mukuru mu rugo yes hari responsibility ugomba gufata birumvikana ariko iyo bitangiye hasi nawe utarabasha no kumenya kwiyitaho cyangwa se kumenya icyiza n'ikibi biba ari ikibazo so byari bitandukanye uburyo twabayeho byari bitandukanye ubu ngubu mubanye mute noneho ubu ngubu atekereza ko ari neza ariko ntabwo ari neza kuko byabayeho kuko biterwa n'ubwana nyine n'ubwana rimwe na rimwe nda n'umubyeyi wewe aho ku myaka 29 ufite uko biri kose ndafite imyaka y'ubukuru sibyo ashaka kubaza ibyabaye ashaka kubaza history zawe maze kuzimenya byanga kudera zimenye urumva soro nyuma yuko bimeze gutyo ho mubanye mute mubayeho mute wowe nawe nyine relationship yanyu iri complique nicyo navuga iri complique ku buryo tuziranyeho uburyo nzi ntago ariko ndi kuko ndamutse mweretse uwo ndi we cyaba ari ibibazo cyangwa se ndamutse mubwiye ibyo nzi watazi byaba ibibazo of course reka nguhe urugero niba wereje abana ku ishuri umwe ukamuha menevare undi ntuyimuhe okay bibayeho imyaka yose ku buryo urangiza kwiga urimo nk'amadeni y'ibihumbi nka magana angahe kandi atari uko mu rugo muri abakene mu rugo mufite inka mufite imirima mufite donc mu rugo twarabakungu ugasanga barimo gutanga inka mu baturage bagaha abaturage benshi inka cyangwa se inka bakayifata bakayitura ariko njye nka buri kayi ubwo se urambwira ngo so nyuma yuko se famille yawe wenda bamwe batangiye kuboneka nyine bakwa mama niho ndi kuvugaho cyane ntago babagejeje kukwegera ntabwo bakubwira ati wenda tugushaka uze tubane cyangwa se wowe ubwawe bumvaga ko ahantu rumeze neza cyane ntabwo bazi kubaye mu buzima bugoye bari bazi komeze neza kandi no mu rugo bageragezaga ukora ku buryo naho navuga ibyo navuga byose bitahabwa agaciro ntabwo ari ukunanirana byo kunanirana no kuvuga ngo umwana araniranye no reka nguhe urugero bakakora nk'ikintu bakagikora igice ariko abandi bo bakabakora buri fu urugero bagiyeho kugura nk'imyenda bakagura nk'imyenda nk'itanu bakagura nk'umwe nawo wo gukorana utavuga ngo uyu ni umwenda wavuga ntibakuguriye wabibwira ndetse ubwo nta nshuti ugira nta muntu ukumva kandi nawe no kuba naramenye famiye yo kwa mere hashize igihe yari imaze kurenga igihe byo kuvuga ngo nagena nhabwa ngo nabayeho gutya no gutya no gutya wese mwari twibanira rese uruva viyo yari kwemera ngo umwana avaho ngo ajye hariya step mother we nayo kuvuga ati so yari kuvuga ati buro ntago umfata nkaho yahita avuga ngo ushatse kuvuga ko ntamufata neza si famiye kagaragara nabi kandi nawe ntago bishaka nawe wawe bishaka nkaho uziritse tu aho yari nakwibaza izo stories ziko wagize utubwira zose zigaruka ku ruhare rwa step mother mu mibereho mibi yawe none aha ngaho se ni uruhe ruhare cyangwa se n'icyo ushinja papa wawe ko warayeho gutyo nabi wenda utagize utigera nabwo ko wabimubwira kandi we ashobora kuba ataranabimenye uruhare umushinja cyangwa se uburangare bw'umushinja we nubuye muri ubu buzima bwawe nagaruka atabimenyaga ntekereza ko yabyirengagizaga just for the sake yo gukipinga famille
gukomeza kugaragaza famiye yuko imeze neza. Urumva urugo rw'umuyobozi w'itorero kumva ngo umugore we ngo yahukanye, ni tragedy, ni Greek tragedy. Ntago byumvikana. Yirirwa yigishije izindi ngo mubane neza, ni mukore gutya, ni mugende gutya, none ngo byagenze gutyo. Reka ngo urugero, hari igihe nyine ndagerageza kuvugaho gakeya, just kuvugaho gakeya, nkabwira nka Vie, nkamubwira gutya bimeze gutya na gutya, cyangwa se wenda nka bakunda nko kundega bakareba bakandega, iyo ageraga bafite nk'urutore rw'ibintu nk'igihumbi barize kugureka, of course yarampanaga kuko atamanye. Byagaragara yuko amajwi menshi ari aho ngaho mu rugo arenga 3, abana n'umugore, rimwe na rimwe n'abakozi bahazaga nabo hari igihe babaga bameze nkabo nyine. So kavuga na okay, katuza. So ndavuga ko ari ukubyirengagiza. Imyaka 27 yashize ubuzima mama wawe, uciye mu byinshi bikomeye, uciye mu bihe bigiye bikomeye, ariko se zimwe mu ngaruka zo kuba warabuze mama icyo gihe zikora muri ubwo buzima zikigukurikirana n'iyi saha ni nk'izihe? Ikibazo kubura mama ntago ari ikibazo, no, ni process y'ubuzima. Turavuka tukapfa, twabyemera tutabyemera, ahubwo the aftermath, ibiza nyuma nicyo kibazo. Uburyo uhandoringa ibintu nyuma nicyo kibazo. Urumva muri izo process zose ugenda ugerageza kwiproteja uko bishoboye, ariko nyuma ingaruka ntago zibura, kuko uko ugenda suppressing emotions zawe zigeraho zikagaruka. Imwe mu ngaruka ikomeye like zakomeza no gufesinga ubuzima bwanjye bwose ni ihungabana nakuyemo. Ihungabana byatangiye kera, ntago nzi igihe byatangire. Sinavuga ngo byatangiye mfite imyaka 10 ngo 12 15, gusa ndabyibuka, ndabizi kuko ndingiye uzi ko niyumvaga byagiye bikura. Nimvuga amazina ni labels nyine bashyiraho ziri clinical z'iki gihe, ariko nuko bimeze. Byatangiye nyine ari ubwoba busanzwe, biki depression, trauma, kamvuge gutyo, bigeraho nyine bihinduka bipolar. Ubu ngubu mbana na bipolar, sinzi uburyo navuga bipolar. Ni indwara yo mu mutwe, kamvuge gutyo. Ni indwara mu mutwe, ntago igikira. Nk'ihari ihungabana rikabije. Byungana rikabije umuntu urwaye arangwa n'iki, cyangwa se wowe bimwe bimenyetso bikubwira ko ari urwaye, se warisuzumwe umwe n'abaganga bari ko ari byo urwaye, cyangwa se ni feeling, inner feeling, cyangwa se n'ibyumviro wowe ifite muri wowe ubwawe? Narivuje, nagerageje kubihisha. Ndabyibuka bitangira mu rugo akenshi, kubera ko ari iyo ntabaga ndi ku ishuri, ari ngiye wabaga urimo gukora ibintu byinshi, hari igihe nta mwanya wo kwicara nabonaga. Igihe ndwaye, igihe numva ntameze neza, nayivuga bakavuga ngo nibyo ndi kwigira, nkakomeza nkakora ndwaye nyine, bikagera bikora cyangwa n'ibyorohe n'ibiki. Ndabyibuka umunsi umwe byarandenze, nagira agahinda gakabije, ubwigunge bukabije, ariko ntawe nari mfite kubibwira, ntabwo nari nzi n'uburyo bwo kubigiringa nabyo. Just nakomezaga kuba umwana wumvira. Buri gihe nabyukaga mu gitondo naratekerezaga nti undi munsi uraje, no sinzi niba uri bwire. Umunsi wakwira najya kuryama nkavuga nti cyampa kazinduka ntakiriho, we nkabyuka ntakiriho. Niko natekerezaga, kubera ko ariko ibyo byatangiye kuba ngeze nko muri secondaire. Ibyo byatangiye, nibwo nari ntangiye gutekereza ibitekerezo bikomeye gutyo. Ubundi nkiri muto nari mfite icyizere gikabije,
mfite icyizere na morale kikabije n'abantu babibona. Iyo umunsi numvaga ukomeye ibintu bimeze nabi naravuga nti ejo n'undi munsi ejo bizaba bimeze neza. Navuga nti buri munsi nkajya mvuga ejo bigeze aho nta ejo hatangira nta ndabyibuka umunsi umwe nigeze kwandika urupapuro ngiye kwiyahura duhereza papa. Okay, ntabwo nari umuhereje mu ntoki, of course naragiye nducisha munsi y'urugi mu gitondo kare nka saa 11 ndaheje njya kwahira icyarire ahantu kure hari mu mpeshyi byari byarabuze. Ndagenda nagarutse nka saa 5 yarabyutse arabisoma arangije yari suicide note kwa, ariko ntabwo nari ngiye kwiyahura, ntabwo nabyanditse kugira ngo ni kuko nari ngiye kwiyahura nafashe decision. Yego narabitekerezaga kenshi cyane, niyo attempt ya mbere nari nkoze kwa yo gushaka ku expressing emotions zanjye nyine clearly. Nanditse hafi ikarene yenda kuzura. Ni byinshi gusa nibuka ijambo nashoze naravuze ntaheza ni kuzimu. Ibaze kubwira iryo jambo umuntu umukristo yeah, like I don't want bwari ubutumwa nyine muhaye. Byibuze nabyanditse nsuka amaganya yanjye kuri izo mpapuro kugira oya hari higanjemo emotion nyine nimeze gutya na gutya. Yego nkashyiramo n'ibintu bimbabaje n'ibikiri bimwe na bimwe abimubwira bimwe nyine navugaga duke byankozeho cyane bikankomeretsa cyane ibyo nandikagaho. Ariko reaction nabonye reaction ye nayo yabaye indi shock. Nasanze yahamagaye umutantu umwe wanjye natashye nka saa 5 n'icyarire. Ngeze hanze ngeze mu rugo mbona nta muntu wari uri ninjiye nsanga step madara hari aranga ngo nyoko wanya ari mu nzu kugira ngo musuhuze. Ndagenda ndamusuhuza aranje ati ahita mbaza ati nimse ko bari bahangayitse wari wagiye he? Nagiye buri wa kane njya kwahira icyarire. Naragiye kwahira icyarire ati ntabwo bigeze bavuga ibyabaye by'ibyo ngibyo bigeze bavuga. Nuko hanje baransengera ubwo nango n'abadayimoni banteyeho. You see, ugibuka depression itangiye gukomera cyane rigeze hari igihe namaze ibyumweru 2 nsinziye ntazi yondi. Kigenda ndi kwishuri nsinziye juste nsinziye tu ntabyuka barangemuraga nyine abana twabanaga muri dom barangemuraga bakankomanga ngo nkabyuka ngibiryo nkabiryo mumirije nkongera nkashyira isane hasi ibyumweru 2 birashira. Cyo gihe naratashye giye kubwira vie nyine ukuntu meze ngo ujye kwivuza nakubwo ndumva ikigo cyaramuhamagaye. Ikigo nicyo cyamuhamagaye arangije aho batagiye kumvuza bagiye kumvuza nyine bampimye ku bitaro bikuru babura indwara. Arangije bari gusenga ngo barasenze ngo n'umukecuru ngo nteza abadayimoni. Baza depression iranyishe ntangiye kugira manic episodes niko babyita. Nama episode nyine hari igihe kigera ibintu biri weird bikakubaho utashobora gusobanura. Anje ngo n'umukecuru ngo udashaka ngo kombaho ngo arimo kunteza abadayimoni. Ariko nari mbizi neza ko atari abadayimoni uko niyumvaga n'uburyo nabagameze dayimoni. None hari igihe namaze icyumweru ntarya
icyo gihe nyine icyo gihe ukamara icyumweru ntusonze ntugire inyota ukareba ibiryo ukabona nk'uko wareba ikizungu nk'uko wareba iyi mikoro cyangwa ukumva nyine nta no icyumweru kigashira hari igihe namaze ukwezi ntagiye tuwarete kandi buri munsi nijya ntumbaze iyo byagiye byajyaga ntubimbaze nuko niho natangiye noneho icyo gihe natangiye gushaka ubufasha kwa muganga meze gutya na gutya na gutya simbizi atangira kugira igihe umuterapiste wa mbere nahuye nawe twatangiye kuganira atangira kumbaza story nyinshi namuganira bwa mbere naramubeshya namubwiye ibintu mubeshya n'ibiki ndavuga ntago nzi isura ya mama ariko mu rugo hari agafoto numva hari amafoto aribo muri album ahita bibwira papa ngo nese ngo none mageze ngo ngagiye ngo kunkora ngo surprise uwo muterapiste akuramo agafoto arakanyereka kumbi njye narimo kumukoresha test mu mutwanya nta muntu nizeraga n'umwe nari ndi gukora test nimubwira ikintu runaka akabimubwira ntamenya ko bitari confidential nyine kuko niba agiye nimubwira ntago nzi isura ye akagenda kwanzana ya foto mpora mbona muri album that be the proof akagenda mvayo ubwo nahise mbihagarika gutyo ariko igihe nabihagarikaga bikagera aho bigakomera nkongera nkagenda ariko abo nahuraga nabo nagendaga manusura gatoya story gatoya ntimba yanjye n'ibiki nibo batangira kumbaza nyine ibimenyetso uburyo ki bw'ibyo babona n'iki kandi ni depression bigeze aho ngaho barambwira ngo ni bipolar nibwo ni depression ikabije nyine tu so umuntu ufite iki kibazo cya bipolar noneho we yitabwaho ate kwitabwaho ute muri make wowe ufite ubuvuzi bwabyo cyangwa ni ibintu banyanyira byo mu buzima buryo nta kintu kirimo bike bikorwa ubuvuzi burahari mfite umuterapiste mfata n'imiti nubwo ntarabona neza umuti umfasha ndacyari muri trial period maze imyaka myinshi ndi muri ariko at least ni byiza kugerageza bigenda bihinduka gake none nta muti uri dedicated se ndavuga ati cyangwa se aba specialist muri ubuvuzi bw'izo ndwara za bipolar ku buryo uvuga ati wenda mvuwe gutya na gutya byashira umva ko cyari muri trial muri make urumva ko uracyahona za nizo effect n'ubundi wahoraga nazo wenda no gukiyeza imiti wenda sinzi ikigufasha muri ubwo buryo ariko se na buvuzi bwihariye bwizebwa ushobora kugira ngo bati baravuye gutya birarangiye kuko ibibazo birashize kuri tajya gusubira mu buzima busanzwe aho rero niho kubivuga mu kinyarwanda n'indorisoni aho niho indwara zo mu mutwe cyangwa zifata zo mu mutwe zitandukana n'izindi ndwara ubaje ngo trauma iri hehe nihe wayiroketinga mu mubiri okay wenda ni mu bwonko tuvuge wenda ni ibitekerezo cyangwa se ni memories cyangwa se nyine biba bitandukanye imiti bitandukanye bitewe n'umuntu bitewe n'abantu ukora ku muntu umwe hari igihe udakora ku wundi so kandi nanone ntabwo ari indwara ntabwo ari ikintu uvura ngo ugite gikira nk'uko wavura malariya wiga kubana nayo ukagenda wiyajasitinga ibishoboka mu buzima ukirinda nyine ibintu bitrigaringa nyine za manic episodes none ubona ubwo buzima urahabwa kuko nta effect biri kukugeraho cyangwa ngo birimo biragufasha cyane ukabona ko hari icyizere ko ushobora gukira gukira ubuvuzi ndi kububona uko nshoboye bitewe n'ubushobozi bw'umuntu ariko ntago
bite ndi gutekereza ko nasubiza neza. Ubuvuzi ndi kubona, ariko ubuvuzi ntabwo ari imiti, ntabwo ari just, ntabwo ari kuba ngo wafashe imiti, ngo kuba ngo ufite umuterapist, ngo kuba ngo ufite iki, kubera ko ubwonko ntabwo ari ikintu, ntabwo ari ikintu kiri steady wavuga ngo ni nshobora kuba wabona n'ibyo bindi bijyanye n'ubuvuzi, ariko no mu buzima busanzwe utari steady, cyangwa se utari reka nere kuvuga comfortable, udatekanye, kuko ubuzima ntabwo ari, bigizwe n'ibintu byinshi, hari ikintu kimwe gishobora kwafekita ibindi, ugasanga byose ntabwo birimo guteza nyine. wenda abantu batasobanukiwe neza ibya bayiporo, bavuze ko ari agahinda gakabije cyane, ariko se ubundi umuntu urwaye ibyo bintu, hari abantu benshi batazi ku buzima bwabo cyane, kuko ushobora gusanga afite ikibazo nk'icyawe ariko n'isi akaba atanabizi, sibyo? Birashoboka nyine ko mbitekereza. n'umuntu urwaye nk'iyo bayipora wamubwirwa n'iki, arangwa n'iki, nibe ibimenyetso bidasanzwe aba afite bitandukanye naho n'abandi? Ntabwo wamumenya keretse mubanye, ntabwo wapfa kumumenya. Garagaza uri kungora uzi impamvu se? Reka nkwereke. nk'ubu ngiye kuko niyizi, nzi ubushobozi bwanjye, reka mvuge ubushobozi bw'imbere bwanjye ndabuzi, nzi uburyo nshobora gukontorora ibintu bitewe nyine n'uburyo ki ibimenyetso bigaragaza umuntu ko ufite icyo kibazo, cyangwa se ibikunze kumubaho mu buzima nyine bidasanzwe umuntu ufite icyo kibazo. Niyo cyo nshaka ko tuvugaho nawe nabwo ati reka nkwereke rero muri rusange ashaka ikintu kiri common ku bantu bafite barwaye iyo ndwara, aho bitandukanye iyo depression nyine ukagenda kabije, none ku muntu bigafite agaragazwa n'iki? Biratandukanye ku bantu, niyo mpamvu nta n'ubuvuzi bukora kumwe butakora kundi. Kuri wowe noneho bigaragazwa n'iki? Bisi cyabigaragaza ko mutumo turaganira uri guseka, nta makuru turi kuvuga, stories nababaje cyane, ariko nyine uca mukanaseka, naho kubona bamenye ko ufite ikibazo, none ikibazo muri wowe kigaragazwa n'iki kuri wowe no ku ruhande rwawe? Reka mvuge gutyo, reka mvuge ibintu biri common. Hari kumva kubaho nta kintu bimaze, kwiheba, cyangwa se nivuga kwiheba, intuza ikinyuranyo cyo kwiheba ni iki? Icyizere gikabije. Undi ashobora kuba afite icyizere gikabije kirenze na realite y'ibintu biri hanze, iki nacyo gishobora kuba ari ikibazo. Bivuze ngo ubuzima ni balance, emotional balance. Iyo balance rero iyo ishobora iyo balance yita balance nyine, iyo ntayihari, ibyo nibyo bimenyetso. Rero dufate noneho wenda iyo bayipora ndetse nk'ibibazo n'ubuzima busanzwe buri normal, abantu bakunze kuba bafite icyo kibazo, noneho ni iki kintu bashobora kuba bakora uretse ubwo buvuzi uvuga bahabwa? Ni iki kintu bashobora kuba bahura nacyo kigatuma nibura isa nk'irevo yayo igabanyutse ku buryo yumva nyine yasubiye ku buzima busa nkaho butuje? Ni ukushaka ubufasha tu, ubwo buvuzi ni iki, meme no mu buzima busanzwe. Biragoye uti kubera iki? Nanjye uri kumbaza ikibazo, uri kumbaza igisubizo cy'ikibazo, nanjye mfite ubu nta gisubizo mfite. Ariko icyo nzi cyo ubuzima ni iki? Reka tuvuge nko ku muntu. Ubuzima ni icyizere. Icyizere nicyo kintu cyonyine gituma ubyuka mu gitondo ukoga, ukagenda ukagira icyo ukora, ukagira umumaro.
ukawugirira isi cyangwa ukawigirira. Icyo cyizere iyo kidahari rero ubuzima nyine ni bumeze nk'umuyaga ntabwo uzi iyo bwerekeza. Ubuvuzi rero, ubwo buvuzi n'ubufasha n'ibindi ishobora kuba atari n'imiti, ishobora kuba atari n'umuntu umuterapiste. Hari n'abantu bashobora kwiyadjustinga bakamenya ati ndagenda muri iyi nzira ningena hano ndabizi ko bitari bugende neza, ninguma hano nzabaho kandi nzabaho ubuzima nyine butagize iyo butwaye. Urumva? none utekereza ko ibyo byose byakubayeho cyangwa se kuba ufite ikibazo bifite naho bihuri nawe amateka yawe yo kuba warabujize muri Genocide, kuba warabaye muri ubwo buzima, cyangwa ni ibintu ubundi biri nabyita biri muri sinzi mba twavuga by'imiryango biri hereditaire, sinzi mba twakoresha iryo jambo. Mbese imva n'imvano icyo kibazo ufite ikomoka he? Icya mbere wenda indwara zo mu mutwe zishobora kuba zagenda no ku bana. Yego, nka bya navuga ngo umwana ashobora kumenya ko urakaye kandi uri guseka. Ni ubuzima nyine, ni ubuzima. Niba ubwonko budashobora guprosesinga ikintu mu buryo buri kuri standard yabwo, hari ibisigazwa birasigara nyine like somewhere, I don't know, like mu mutwe. Iyo bidakemutse rero ibyo bintu iyo utajustinze ngo bikemuke nyine ni ikibazo. Abantu bose hari igihe ntekereza ndajya vuga ni nta muntu udafite mental illness, ariko kuri level mbivugaho ni uko abantu turatandukanye. Ibyakubayeho bishobora kuba no ku wundi we akaba ari muryerya. So ntago navuga ngo ni iki, ariko icyo nzi cyo ni uko biba ari ibintu biba byarabaye kuri wowe ku muntu. turasa nk'abagana ku musozi w'ikintu twagiranye wenda, ariko wenda mu minsi yashize cyangwa se mu bihe byagiye bitambuka kuri Kigali Update, ku mutwe dukunda gukora inkuru zifite naho zihuye n'ubuzima. Wenda kuri website yacu abayisura barabizi, bakunda gusoma ikinyamakuru cyacu kigali-update.com. Hari imwe mu baganga cyangwa se mu nzobere z'abantu bafite aho bakurikirana abantu bafite ibibazo nk'ibyo by'imitekerereze cyangwa se byo mu mutwe nk'uko babitubwiye, bakunze kuvuga ingaruka nyinshi zikunze kuzanwa n'iyo miti mufata. None cyane cyane nk'iyo batarasobanukirwa neza imiti iri twavuga ko iri compatible barije nakoresha n'ubuzima bwawe, bikunze kuguhura ingaruka ku buzima bw'umuntu uyikoresha. None kuko sometimes hari igihe bifatwa nka drug, urumva sinzi muri imiti yitwa drug, ariko sinzi bagita nk'ikiyobyabwenge, ariko sinzi reka dufate tubyite drug muri ubwo buryo. Urumva bwo bwa treatment ikunze gufatwa gutyo. Abantu benshi rero bakunze kuvuga ko bakunda kugira indwara nko kuba bakwikubita hasi bagata ubwenge, bakunda kugwa ibicuri bamwe na bamwe. Yewe ngo rero nashaka ko abana gira nyine instant decision taking, ku buryo ashobora gufata ibyemezo mu buryo butunguranye. Urumva bw'ubuzima mwawe none nawe urimo murabakoresha iyo miti, izo ngaruka ziterwa n'iyo miti ubona nimwe baratangira kuba wafacinga uhura nabyo byinshi. Yego byarabaye kugeza n'ubu. Ntago igihe cyose maze nivuza ni kirekire, ariko kugeza n'ubu ntago ndabona umuti. Ntago ndabona umuti mvuga ngo uyu ni uwanjye uri kumfasha. Yego, bivuze ngo iyo mfashe umwe wenda nkawufata nk'amezi 3 cyangwa ngahe, hari igihe uzana ingaruka runaka. Izo ngaruka rero nakumva ntabasha kuzibana nazo mu buzima, wenda ziri too risky, wenda se bizimo kunteza ibindi bibazo by'ubuzima, nkawureka nkabwira abaganga bankurikirana bakampindurira. Iyo bampinduriye nabyo bikanga, ndongera gutyo. zigaragara nyine zizanwa n'iyo miti cyangwa se n'izo drug uba wafashe n'izihe? Ni byinshi. Ari igihe hari igihe ushobora kumara nk'icyumweru cyangwa ibyumweru 2 ntarafunga amaso, ntarasinziraho cyane rwose. Yego, normal nta muntu wamara icyo gihe wapfa. Nkaba ndaho nkajya no mu buriri ntacyo ndi gutekereza,
kamera gutya ijoro rigatandukana nkagenda nkabyuka nkakomeza ubuzima cyangwa se nkasinzira nk'icyumweru cyose ntazi yondi like ngasinzira nkabyutwa n'umuntu ambwiye ngo wenda ngwino ugirye cyangwa se nkajya gukora isuku ariko neza tu cyangwa nkumva meze nk'umuntu wanyweye inzoga bambundi yego ariko ibyo ngibyo wenda ni bimwe mu bimbangamira kuko nanga ingaruka yatuma garagara nk'umuntu nyine warembye tu ariko nyine ni bimwe mvuze cyangwa se nkumva sinshaka kurya cyangwa se nkumva nshaka kurya cyangwa birashoboka yego kurya buri kanya cyangwa se kurya ikantite ntajya ntekereza no kuba narya nyibonye ku maso nkabona ndabimaze nkabona ndabimaze bigeze guteka inusu y'umuceri ni inusura hafi kilo ndakimara si plus ibyo ni bimwe nyine mu bintu biri common ku bantu like kuruhuka gukora no kurya ni ibintu abantu twese dusangiye igihe utabikorera mu kigero cy'abandi rero birakubangamira ibindi ni ibindi hari hypersexuality hari ni ibintu byinshi cyane reka mvuge naho gushaka gukora sexe cyane cyangwa se kumva ufite ubwoba butabaho hari igihe nigeze kugira ubwoba bw'amazi mara ukwezi ntoga amazi sinyakoreho tu mara ukwezi ntoga cyangwa se naba ndi kugenda nko mu nzira nkumva ndi kunyagirwa tu nkaba nakwiruka nkajya kugama kandi izuba riri gucana cyangwa se nkumva ndakonje kandi hanze izuba ari ryose ndimo no kuryota cyangwa se nkumva ndacyuye simbizi niba ari imiti niba ari episode ziba zabaye birashoboka wenda ngiyo muri izo situation ubasha kuzihandura cyangwa se ubasha kuzisohokamo gute iyo uhuye muri ibyo bibazo tugenda nk'ukuntu hari nk'ikintu wenda wavuzemo gisa nk'ikigoye ngo hypersexuality ushaka gukora imibonano cyane icyo gihe sinzi biba byoroshye ko ushaka kuba wayibona imibonano muyikora bwije ushaka imibonano cyane wenda sinzi byaba byakubaho ariko ubwo bimeze gutyo ngo ubugenzi hari ikintu nashatse kuvuga kare warumbaje ikibazo nshaka kujya ku ruhande nyine kugira ngo mbashe kubona uko nsubiza ibi byinshi biri muri ibyo ngibyo urumva muri ibi byose hari igihe iyo udafite intuza will power reka mvuge will power cyangwa se ubushobozi muri wowe bwo gukontorora ibintu buri naturel nyine wa develop guhera ukiri umwana hari igihe bimwe losing control hari igihe wenda se izo effect zishobora no kuba ari ugifite iyo will power nyine ukamenya kubihandoringa ariko muri wowe wumva urimo kuburninga ukumva urugero nk'ubu ngubu nko mu byumweru mu kwezi gushize hari igihe numvaga nta kwicara hamwe nkumva nahora ndi kugenda nakwicara nk'iminota 5 nkumva mbuza amahoro bya hatari nkahora ngenda na nijoro hagenda nasohokaga tu ariko kubera ko ari muri corona nazengurukaga mu gipangu nyine none ariko hari igihe ugira hallucinations ukajya ubona nk'abantu badahari ukaba uri wicaye nk'ahantu ukabubona harara abantu kumva nk'amajwi bajya bakuvugisha cyangwa ukumva nk'amajwi ibyo byose ni ibintu bibangamira ni ibintu bikubangamira ariko iyo ubonye uburyo twese ikintu duharanira ni control. Without control we are nothing. niyo mpamvu byitwa mental illness. It's all in our heads.
niyo mpamvu akenshi nta blaming imiti cyangwa se ngo blaming ngo mvuge wenda byita just manic episodes kubera ko hari igihe waba urimo no kunywa imiti waba utarimo hari igihe n'uwo muti wasanga atari uri kugutera just ni ibintu hari ibintu bita trigger iyo control iyo ubana na depression cyangwa se bipolar ikintu wiga control igufasha nyine enforcinga izo control in your brain kavuga ati niba ushaka kurya urumva niba rusanzwe wumva ko kurya kabiri ku munsi ari byo biguhagije cyangwa se gatatu ku munsi mu gitondo saa sita na nijoro ariko out of nowhere kumva nta minota 5 yashuta ari kurya just you going to gain weight uzabyibuha hanyuma wenda bya affect ibindi bice by'umubiri byakuviramo indwara z'umutima zakuviramo urumva ni ibintu ako John nda sinonzira kuvuga izina ryawe kana ngende bisubiremo bakurikiye ikiganiro byibuke John niko twakwise bakunze kuvuga ko abantu bafite ikibazo cya bipolar bakunze ko abantu bari dangerous kuri community kuri society muri rusange bakunze kuri sometimes bamwe muri bo bakunze kuba dangerous kuri ushaka ko bagira bakuru bahagarara ngo ubugizi bwa nabi cyese n'ibindi bintu bitari byiza nyine muri society none cyo kintu wowe sinzimba nyine kwambwiye ko biterwa n'umuntu ibyo bintu najye ugira ibitekerezo byatuma ushaka kuba wumva wabaye umuntu mubi gutya umura nta kintu bugira bibaho ariko njyewe hari n'ikindi kintu n'indi kina nibagiwe terwa na personality yawe burya personality yawe utekereza deep down yuko uri we nabyo birafasha cyane niba utekereza ko uri umuntu uri dangerous inside your head kavuga man I'm a badass you know irwaye bipolar ukagira manic episodes iyo utari kwivuza nyine utabonye bwawufasha buhagije you end nyine hari igihe bibatu ukaba wanagira nabi ariko iyo deep down uri umuntu mwiza n'ubundi hari igihe zigufata ubundi buryo reka ndetse nk'abihuta cyane ko turi mu minota nyuma y'ikiganiro ariko nanone hari akenshi wenda abantu bakunze guhura n'izo story nk'izo ngizabo cyangwa se bafite amateka nk'ayawe rimwe mu bintu wenda bamwe mu baganga cyangwa se inzobere mu by'ubuzima bakunze kugaruka bavuga ko bakunze gufashwa no kuba bafite ibintu bibagira busy cyangwa se bafite ahantu bashobora kuba biciriye batuje bakora nk'akazi runaka wenda bava ko sometimes ufite akazi hari needs umuntu akenera mu buzima busanzwe cyangwa se n'ibintu umuntu akenera bishobora kuba bituma yagaruka ku murongo nyine bikabyagabanya level ntabwo byabikora ko bigacoka byagabanya intensity nyine y'uburyo yiyumvamo cyangwa se level navuga ati noneho wowe mu rwego rwo kubigabanya uretse gufata iyo miti ufata mu gihe runaka ni iki kindi cyugufasha ko wabi leveling down ubu nta kazi mfite maze igihe kinini nta kazi mfite ariko nkuko wabivuze ntabwo ari ikibazo cy'akazi rutine yo kumva ko nawe urimo gucontributinga uri useful nicyo umuntu aba ashaka birangora cyane nk'ubu rero nihereye birangora ntabwo ndestablish iyo rutine mu buzima yamfasha uretse no kuvuga ngo imiti yamfasha kuvuga ngo nduyu nguyu ndi kwerekeza aha ngaha ndi kuva hano kuri point A ngiye kuri point B imbogamizi imbogamizi ziterwa nyine na environment n'izindi circumstances ziba ziri kuba cyangwa se zarabayeho mu buzima ariko umuntu ndagerageza gushakisha nubwo bavuga ko ari imiti yabugenewe ifasha nyine iyo miti urimo urakoresha urugira nahari ariko si wowe ubwawe ariko umuntu yitekereza akavuga ati ndamutse mbonye iki kintu si cyangwa se mfite iki kintu sibyo regardless yuko nyine mfite iki kibazo wenda mukomeze haricyo byagabanya cyane kinini cyane ari percentage nini cyagabanya ku kibazo mfite nkaho ni nk'ikihe kintu utekereza ushabuka uramutse ubonye ugiye ufite cyatuma nibura basi level y'ububabare bwawe cyangwa se level y'ibibazo y'iyo ndwara yawe sinaburi izina rya nyari mu kinyarwanda yagabanya ntaye nyine mfite projet mba ntekerezaho ndavuga ni ndamutse mbonye investment nayikora and then
nkakiriya iyo rutine. iyo projet Irahari. ni projet ni cyane ntabwo ari projet nini cyane. Okay, kubera ko ndi umuntu ukunda kumuvinga cyane, ndambirwa ahantu vuba. Nshobora kuba ahantu ukwezi kumwe, amezi abiri, nkumva meze nk'umuntu uri muri prison. Hari igihe no kurara mu nzu ikinze bimbangamira. Nkafungura nk'idirishya cyangwa urugi kararaharaga, ariko nkumva ko ntekanye. Projet natekereje ni najya nyikorera online, ibintu bya blogging nawe nyirake website, ntago ndabivuga muri detail, ni ibintu bya blogging na news, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko iri based ku bintu byo gusoma ibitabo n'ibindi bintu, bikavuga gutyo. So ntabwo bisaba ibintu byinshi. Machine nka machine ziba nari mafaranga make yo gukoresha ibintu by'ama website no ku invest. So na lenti kwa kubera ko iyo ntago ari office. Iyo projet kugira ngo utangire kubyara umusaruro byasaba byibuze nakoze cyane nk'amezi nk'atandatu cyangwa 12. Niha umwaka nko mu mwaka yatangiye kuma amafaranga, and then nkajya nshobora no kuba ahantu gukora ahantu hose n'abandi ku isi. rimwe bivuze ko ari project kandi izabyara amafaranga. Hari ukuntu bakunda gutegereza ati se ko hariho ibigo by'imari cyangwa se bifasha abantu nyine mu mishinga nk'iyo ngiyo, wowe waba utegetse ko aribyo wakwegera ukaba watanga ingwate runaka cyangwa nta n'ingwate ufite? Nta ngwate mfite, ariko ibishoboka narabyegereye, babwira proposal yanjye, bamwe baransubiza ati ntago bivamo iki, ariko iyo umuntu azi icyo ashaka avuga ati nzategereza, ukaba ukora nyine birakabisanzwe iyo byabonetse. Wenda nk'ibyo mu Rwanda hari igihe bagusaba nk'ingwate runaka, cyangwa se kuza nka company, cyangwa se kuza nka muri abantu benshi bishyize hamwe ko izo condition rero ntazo mfite so far. Wenda ushobora kuba afite projet nk'izo ngizo, ariko wenda uko bimeze kose nk'umwana wavutse mu muryango wenda ntiwarezwe neza, ariko nk'umubyeyi hari imitungo ashobora kuba yaragusigiye, ntabwo wafashe bimwe mu byo umubyeyi yagusigiye, mama wawe cyangwa se papa wawe, mu byo yaguhaye mu byasizwe no mu mubyeyi wawe, ko byagufasha kino gihe kuba wakora projet zawe? ntabyo reka mvuge umubyeyi atanga umugabane uretse ko bitakiri itegeko mu Rwanda bitewe n'ibyo afite, ariko relationship mfitanye, reka nere kuvuga relationship mfitanye na papa, reka mvuge papa, ntabwo kugeza ubu ngubu ntayo. Nk'ubu ngubu hashize nk'imyaka irenga 6 ntamubona, sinzi yari ahantu twari dufite nitaga mu rugo, yarahagurishije sambu yose n'amazu n'amafamu byose aragurisha, n'umwana n'umugore bajya mu gihugu cyo hanze. Hagushije se ubuyobozi bwawe ntabwo bwari buzi neza ko hari undi mwana uhari ugomba kugira icyo afata kwibintu no gushaka cyangwa nawe bakutwaye nabo mwageze nawe? Ibyo ni ibintu ntashatse kwinjiramo cyane, kuko byaye gusaba kujya mu ntuza ibintu by'ubuyobozi, wenda se njye nanga umuryango utagufashe kubikurikirana basi ngo bimenye n'ibyabaye uri mukuru, byabaye ukiri muto cyane ibintu byabaye ni ndangije secondaire, ni vuba byabaye ndangije secondaire. Ntago nari mfite akaraka hafi yo mu rugo, ntago hari kuri bisi hari nka 500. nari mfite
ibiraka nabikoze nari maze nk'amezi nk'atanu kubera ko nyine narakodeshaga kugira ngo nsevinge nanjye nzakore projet runaka kubera ko njye nta nkunda gukorera abantu rimwe na rimwe ariko nyine iyo nta wundi mahitamo ufite urabikora najyaga mu rugo nko muri weekend nka nyuma y'ibyumweru nka 2 nkafata nk'ibiryo nkagenda gutyo umunsi umwe nkuko bisanzwe natashye mu rugo kwa gatanu nimugoroba nsanga inzu ibamo abandi bantu ngwa mbukana mbajije abaturanyi ahubwo barasakuza ati wowe kukiri hano ndi hano hehe gwanyu ngo baragine so uri kumara iki ngo twatuzi ko nawe wagiye ngo uzagenda ryari wowe se yego ko bagiye he bangira igihugu bagiyemo ntumbaza nuko byagenze kuva icyo gihe naraye kuri uwo muturanyi nyine icyo gihe ndangije bukeye mu gitondo nsubira aho najya gukora basaba amafaranga make nari nsigaranyemo ari process nyinshi zo kugira ndabaguza zo kujya ngo muri comptabilité ibiki baguza amafaranga make mpita nizira i Kigali hari mu ntara nuko naje i Kigali guhiga nyuma wose ntabwo mu muryango we nagiye kubaza we nacyo wagiye kunakurikirana gufasha kumva ko ni imitungo ugomba kugiramo uruhare nawe uko bimeze kurega umwana mukuru nyine nabaye nk'uguye mu kantu naraje ndi muri Kigali njya kwa Muyomba namaze nk'icyumweru ntaramubwira yagiye kuba namuguyeho nyine ndaho nk'undi mwana ndicara ngeze ndamubwira ni rero mu rugo baragiye sinzi aho bagiye n'ibintu byose barabigurishije ngo nongera mbisubiramo ibyo mvuze aturayeshya shati niba utinayikoze ubwo kuri konte bagusigiye amafaranga checking ahubwo nyine Muyomba ni umuntu ugira ama projet menshi businessman ugira ama projet menshi ati mfite business plans nyinshi tinagoheza nk'ebyiri ugahita running ati checking account yawe urebe ko nta mafaranga bagukiriyeho checking yes ndabuganye wagiye kwicayigira se agiye asagaro zero ahita hamagara umwe mu bapasteri bakoranaga nyine na vie aramaze se ibintu dikumva bimeze gute ngo pasteri ngo yaragiye turese ntago yabikubwiye ati ntago hagibwa n'iki yashatse ubwo ni umuntu washaka ya ibintu nk'ibyo atureze uruva yagera atabwiye muramu we niba ari muramu we atashobora kuba yarabinyandikiye sinde batereka ndebe ari yashaka gukonfirma nyine ibyo ndi kuvuga ko ari byo ko yabonaga nyine mfite agahinda n'iki ahambwe ati rero tugenda ujye mu rukiko ati wowe nta ujya mu kiriko ujye wowe utaha ujya mu rugo inzu ni yawe uri umuzungura mukuru urumva ndabitekereza ngo ndi umuzungura mukuru ngo ntago bagurisha ibintu ngo umwana mukuru w'imfura ngo atasinyeho ko byayemeze niba ariko byayemeze mu mategeko sembese niko byari bikiri kwa ariko parti imwe navuga nti ntago ndandi gutekereza yuko hari ikintu mpombye imitungo wenda ntago numvaga ari yanyu kuko nta guhera na cyane ntago numvaga ngende nduwaho mu rugo numvaga ndi wo hanze nyine tu wagira ngo mba naje gucumbika cyangwa se umukozi ndiko niyumvaga ndi mu rugo so igice kiri numvaga mbaye relieved somehow ariko ikindi gice ndababara kuko nari mfite project zo kora ikomeye cyane nari ntashye icyo gihe nari maze kubona n'amafaranga nari maze kubona amafaranga menshi yahita itangira ngiye kubwira mu rugo tugatangira bakamfasha bakanshakira umukozi utangira kubaka ibintu runaka nkeneye gezeyo ndababura urumva ntago bahita bayamereza urumva ko byasabaga processes ndende
ah nuko nabwiye Muyomba no ubireke wasanga ariyo mahirwe yanjye wenda se cyangwa se ntisingiye kwiteranya n'abantu hato wenda ntarenda mbipfiramo avuga ati niba ari uko ubishaka sava nuko ufite ikiganiro cyinshi ariko wenda gato akantu kayo tugiye gusorezaho noneho bitewe na kariyeri yawe ya sinema mu byo tubwiye tuyitangiye ikiganiro amagambo ya mbere bavuze ko uri umwakiteri akaba nacyo dusorezaho wenda kariyeri ya sinema wakiriye muri filime zingahe so bimeze bite muri sinema urabikomeje cyangwa baje kurangira nakinnye muri filime zingana ni nyinshi ariko nge sinema nayigiyemo nyine nyuma y'ibyo bintu nari ndimo kwishakisha ko arimo kwishakisha nshaka ikintu runaka nakwiga kuko urumva no kujya kaminuza byahise bingora kuko bitewe n'icyiciro cy'ubudehe twari turimo byasabaga yuko hari ayo nishyura kugira ngo na gavumenti ikongeraho ayo rero ntayo nari mfite so nashatse ikindi kintu nakwiga nkabikora nk'umwuga guhera na kera rero nakundaga sinema niwe nahise njyamo nabigiyemo nk'umuprofessionel nabanje kubyigisha nkora ama online courses nkora ama workshops menshi atandukanye ntangira gukina natangiye ku ma short film bitewe na industry yo mu Rwanda rero ya sinema professionally nta mafaranga tukavuge ngo nta mafaranga arimo cyangwa se professionally nta mafaranga kiretse ibintu bya mainstream natangiye nkina mu ma short film kuko iyo ngayo nari nzi ko aza ari ikintu gishobora kugera kure cyane kikarenga umupaka wo mu Rwanda n'ahandi ku buryo najya njya no auditioninga n'ahandi no hanze no mu bindi bihugu nkakomeza ayo nakinyemo arenga 3 ya mbere ayo ni aya mbere zose short film nta filime ndende nakozeho kubera ko nashaka kubikora professionally abari bahari rero muri kino gihugu babikora nk'umwuga banabyumva bari smart bari kuri standard nifuza icyo gihe barimo gukora ama short film so twarakoranye aranamamara cyane yagiye mu festival y'amafilime international menshi cyane ku isi ndakomeje n'ayandi araza gake gake byaba byiza ntabivuze ariko wenda navuga wenda nka festivals yagiye ajyamo cyangwa se yatwaye hari festival yo mu Budage yitwa Bernal yatwaye award Silver Bear Award ku bantu babizi hari indi festival ikomeye yo muri Amerika ntago ari Oscar ni hayahitaga ikira ni California yitwa Palm Spring I don't remember sorry kunda kwibagirwa utuntu tw'ingenzi kenshi cyane mumbabarire ni henshi cyane nyuma yo kuzikiriye se noneho nyuma yo kuzigayemo n'iki zagusigiye nibura kuri wowe umwaka utazikiriye so far yari confirmation yuko sinema
ari ari ikintu ari proof yuko mbizi kwa kuko niba ukinye mu kintu kigakundwa abantu bakakuvuga ati wakinye neza hano ni byiza n'ibiki wumva ko urishima naho icyo byansigiye icyo ngicyo nicyo kintu gikomeye cyane byansigiye ngiye ntago nifuza gukora cinema juste ngo mbe umusitari ni iki ibyo nkora biramutse bigeze kuri benshi bakabikunda bikagira icyo bibasigira nicyo nifuza artistically nungutse byinshi financially ndacyari wawe ariko it's fine none ukora umubona bizimwe muri projet mukatubwiye atuye ko ushaka gukora ibintu by'ikina ama website blogging something like I don't know ariko ibintu bya sinema bigarutseho sinema bigaragara ko wayihagaritse cyangwa se aracyayikomeje ngewe rero sinema ntabwo nayihagaritse ntabwo nshaka no kuyihagarika nge ukuntu nkora rero ntabwo njya mu audition no ntabwo nshaka kuzajya njya mu audition nge njya kwirwa ahantu ngo barabagiye gukora filime ngo ngewe no nimenya projet ndashaka ko abantu buri bazajya banzaho bivuze ngo nshobora no kuzajya nkora nka rimwe mu myaka nk'itanu which is fine by me bivuze ngo ni ikintu najya nkora ku ruhande ariko icyo nshaka byose ndabishaka kwa anyway ntago navuga ngo kimwe gifite agaciro kuruta ikindi anyway ubwo nyine na ka message kibuse ku ba director bategura amafilime ubwo nyine no kuzakontakta John muraza kubona uburyo muzamukontaktamo kugira ngo ibintu byiba nyine imba wumva kuko ushaka ko izo award yakubwiye atwaye n'izindi nyinshi yagiye avuga ko nigeze kuba nakurikirana amakuru ye nabo yari zitwa za Laxo mu Misiri yagiyemo nazo kugwa bazi by'aba festival barabizi ni filime nyinshi yakinnye wenda kuba zabasha kumukontakta mu ku giti cyabasha kuzabasha kumenya reka tumusoze ikintu cyacu reka tugushimire kuba wabashe kuduha umwanya gusa none sinzi niba nta buryo hari bwo abantu bashobora kuba bakwifuza kuba bakuvugisha se babikwifuza kuba bagira icyo bagufasha wenda mu mishinga yawe cyangwa se n'ibindi byose cyangwa se wenda nawe ushobora kuba ufite ikibazo nk'icyo wifuza ko mwa sharing experience babasha kukubonaho nta kibazo kanovese nibyo byiza nkunda gukoresha social media it's fine ndabashimiye nawe abakunzi ba Kigali Update TV all day news ni ikiganiro kitagito twagize cyuzuyemo agahinda burya ubuhamya umuntu agerageza kugira ibyo avuga n'ibyo agira agahisha utumva wenda kubyo twaganira ibyo ari byo byose bigize ubuzima bwiwe uramutse umuganirije wakumva byinshi ku buzima bwe bugoye cyane yabayemo kuva akiri umwana w'umwaka umwe n'igice ari umwe wagizwe ingaruka na Genocide yakorewe abatutsi mu 1994 urumva reko afite ubuhamya byinshi cyane kandi ufite icyo bwagusigira wowe wabashe gukurikira ikiganiro kandi buryo ko tubaye kwese mu buzima twishimira ko tumeze kuko burya arababayeho nabi kuturusha arababaye cyane kuturusha burya nta kiguma mu buzima niko bajya bakunda kuvuga abanyarwanda niho no kuryama neza ukabyuka uyu nguyu yumvishe mu buhamya bwiwe ko yavuze ko ari yajya mara nk'icyumweru adasinzira ibaze kumara cyumweru udasinzira kumara cyumweru udashaka kurya kumara cyumweru udashaka kujya muri toilette cyangwa se kishobora ko cyanarenga yewe harimo ngo uko ushobora kuba wa like gusa nk'aho wabuze ubwenge urumva ko ari ibintu bikomeye kandi mu muco nyine mu baye nka mu muco w'abanyarwanda dukunda kugira gufashanya cyangwa se no kwizera Imana mwe kuba yizera bikunze kuturanga rero yimba wumva ko ukurikije ubuhamya wumvishe bw'uyu musore ubuzima yabayemo aracyaguwe cyane no kuba urumva ko akeneye iyo mashini nkuko bitubwiye n'ibyo byose akeneye yagerageje kugira ngo ibyo bigo by'imari harimo amabanki ubwo n'ibindi yabashaje kwegera bamubwira ko bitewe n'ibifatika afite nyine ko bidashobora kwamuhereza iyo nyungu byamuhereza iyo nguzanyo ushobora kuba wenda wareba iki kiganiro kuva gikoze ku mutima ukumvugize ubundi bufasha wamuhereza kuko umuntu nk'uyu nguyu urumva ko uretse ibyo batubwiye n'ibindi batavuze ariko byishu nawe umuntu mukuru ushobora kuba wabasha gutekerezaho tubaze kubashyira nimero muri description z'iki kiganiro cyacu ku babasha gusoma kuri website mu nkuru tubasha gukora yo muzabasha kuba mwabibonamo nyaboneka umufashe kandi tuzishima twumva ko twamuganije tubwira ko yabonye bimwe mu bimufasha kongera gusura ku buzima kuko
ni umuntu wahuye n'amateka menshi ariko biturutse mu mbaraga zanyu nk'abanyarwanda mufite umutima wo gufasha icyo mwabasha gukora kandi akabashaho yishimye kandi akagera ku nzozi ziwe. Imyaka 29 ni myinshi, ni imyaka umuntu akeneye kujya wibaka ubuzima burambye bw'iteka. Rero kuvuga ko nta kintu arafatisha mu buzima biba cyari ikintu kigoye cyane. Twagiye duko twamufasha, ni ukuri kandi birakwiye. Reka tubashimire abakunzi ba Kigali Update TV nkuko twakomeje kubivuga, bakurikira imbuga nkoranyambaga zacu twabivuze ko niba ufite impano runaka, ufite amakuru cyangwa se ufite ubuhamya runaka ushaka gusangiza abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose muri rusange, witindigatanya, ni ukuri bisangiza abantu kandi hari icyo bifasha, hari icyo bisigira abantu. Twandikiye kuri social media zacu ni Kigali Updates kuri Instagram, twandikiye kuri Facebook Kigali Updates. Ushobora no kutwandikira kuri comment z'iyi video cyangwa se z'ibindi biganiro tugenda dukora ko tubasha kubikurikira tukabisoma. Gusa umurongo mwiza wabicishamo no social media nizo tworohera, cyangwa se n'abantu ya telefoni yacu turuze kuza gutanga muri description y'iki kiganiro. Wakoze komeza gukora Kigali Update TV. Rero kurikirana amakuru yacu nakagaruka, naho ubundi tubifuriza gukomeza kugubwa neza no gukomeza kwitwarika ingamba za leta yashyizeho zo kurwanya icyorezo cya coronavirus. Stay in touch.